Muraho Abanyafurika, mukomere cyane. Tunejejwe no kugaruka kuri gakondo ku muco wacu w'Abanyarwanda n'Abanyafurika muri rusange. Dukeneye kugira ibintu byinshi tuvugurura ku bijyanye n'imyizerere. Muri iki gihe dusigaye twizera imyizerere y'Abanyaburayi. Kuva kera bamye badukoloniza, batugurisha, badutwara bubohe, batura mu nyanja z'Abahinde. Nyuma yaho baza kudukorera igitabo kiturimanganya kurushaho, no mu gihe bagiye iwabo twebwe turabacururiza, amafaranga agasubira iwabo, kandi tuvuga ko twabashije kuba twaribohoye ingoyi y'umukoloni. Batuzaniye icyo gitabo cyitwa Bibiliya, bayizanana n'inkota n'imbunda n'ikiboko, uwanze kuyumva bakamukubita, ndetse uwanze kurushaho bakamuhondagura. Bitarimbye tumaze kuyakira batuzanira idini. Idini riza kuvamo ibice byinshi, buri dini riraguhamagara ngo vayo iwacu, vayo iwacu. Kandi muri ayo yose naho ukwereka ati Imana isitya, Shetani asatya, Yesu asatya, bose ntibigera bagaragara. Ariko muri rusange n'igitabo batuzaniye kivamwo amafaranga menshi asubira iwabo mu Burayi. Twebwe ugasanga nta na bodaboda tugira zo kwambara kubera ya mafaranga basize bashoye igishoro, barangije barigendera. Turabakorera, bakarya, bakambara, bakaryama, bakanezerwa, icyo bashaka cyose bakakigeraho. Bafite amazu meza, mbese baranezerwa kuko babona umwanya wo kuduseka, kuko igishoro cyabo baragishoye, barangije barigendera. Bityo rero nk'Abanyafurika dukeneye kuba abantu basobanutse, nk'uko dusanzwe turi kwiteza imbere dusobanuka. Twiteze imbere mu murimo. Igihe tumara mu madini dukoresha igihe cyacu tugenda turi kujya gusenga Imana tutazi, twakagombye no kwisengera byibura. Niba ari ugusaba, gusenga ni ugusaba, tukibuka ababyeyi bacu, tukibuka gakondo yacu, umuco. Umunyarwanda yaberwaga no gukora, ntiyaberwaga no kujya gushaka Imana atabonye. Yego kera byariho, ariko bya kera nabyo byarahenebereje, kuko abantu nabo ntabwo bari barize. Ariko se natwe uyu munsi twize koko dukeneye kugenda nk'ab'icyo gihe? Oya, uyu munsi hari ibintu byinshi bishobora kudufasha. Urugero, siyansi, geogarafe, amateka, filozofi, ndetse n'ibindi byegeranyo byinshi. Hakubiyemo ibya ba Muhire Munana, ibya Mwanafunzi Ishimayeli, ibya ibiganiro Inyanja Twogamo, kaza ba Gentil Gedeon. Abo bose ni abantu bagaruka ku mateka, bagaruka ku bintu byinshi. Iby'ukuri uyu munsi dufite ibintu byinshi siyansi yagezeho kandi bigaragara. Ntabwo uyu munsi dukeneye kuyoborwa n'ibintu bitagaragara. Abantu bagenda bagahimba, barangiza koko bakadufata nk'abana, nk'aho tudashishoza. Tugerageze turebe ukuntu twagaruka kuri gakondo. Gakondo harimo muraho, mugire amahoro, hari umuco mwiza cyane. Habagaho imfura arizo nyangamugayo, habagaho kirazira yari nyarwanda. Ariko ngo yaciye kirazira. Ariko si umuco utagira, igihugu kitagira umuco kiracika kikazimira. None se musaka koko ko tuyibuka uko dukomeza koko tugatakarana n'abacu n'ibyacu? Reka ahubwo tujijuke dukomeza kwiga mu ndimi zitandukanye, tuvumbura na bya bindi byinshi bari baragiye baduhisha.
ni naryo terambere ryacu rya Afurika, ni naho rizashingira. Cyane abanyarwanda dukomeze dutere imbere, dushimira leta yacu, abakomeze kugenda ahagararira ibihugu agatuma tugira umutekano, tukaba twanavuga n'ikiri ku mutima nk'uku nguku. Murakoze, tubifurije kugira imitekerereze myiza, mukagira amahoro mu nzira no mu nzu, n'ibitekerezo byagutse, kandi muhumure, ubwonko ntibuzuzura, ubwonko ni bunini kandi nta kibazo tuzahura nacyo. Mukomere, Abanyafurika dufite byose, dufite abayobozi beza, dufite imitungo kamere, dufite ikirere cyiza, ndetse ni byinshi. Nta n'ibyo twebwe ubundi twagakwiye no kujya gusaba imana zo muri Isiraheli, imana zo mu Bwongereza, n'imana z'Abanyamerika. Ararekwa ntashira, niko umunyarwanda yasize avuze, kandi umugani ugana kariho. Mukomeze mwaguke mu bitekerezo, twiteze imbere, tube abakire nk'uko mu kinyejana cya 14 twari abakire, natwe tumeze nka za Amerika, ariko kubera uburyarya baradutwaye, badutwara n'umuco. Ubu dusigaye dutekereza nk'Abanyamerika, tukagenda nk'Abongereza, tukanga iby'iwacu tugakunda iby'imahanga. Reka dusubire kuri gakondo. Murakoze, bye.